Wari ubizi gusinzira neza ni isoko y'ubuzima bwiza. Wari uzi ko gusinzira nabi bishobora gutera stress, umunaniro udashira ndetse n'indwara nyinshi z'umutima. Nitwe Sidras Muhire muri sanga mu kiganiro cyitwa Wari ubizi, aho tuvumbura amabanga y'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nongeye kuguha ikaze nibutsa ko warakoze subscribe kuri channel yacu ya YouTube twitwa Dinafarm Rwanda, gwesha amahirwe ko tubana mu biganiro byiza nk'ibi ngibi. Gusinzira neza si ukwihambira mu buriri gusa, ni uburyo umubiri wacu uyoborwamo. Dore impamvu 3 z'ingenzi zikwiye gutuma ufata umwanya ugasinzira neza buri joro. Icyambere, ubwonko buraruhuka. Iyo usinzire ubwonko buraruhuka bikakurinda stress ndetse no kwibagirwa. Icyakabiri, umubiri wongera imbaraga. Mu gihe usinzire niho umubiri wiyubaka, ikindi kandi ugakomeza imikaya. Icyagatatu, ubudahangarwa buriyongera. Gusinzira bihagije bituma umubiri wawe urwanya indwara. Wari ubizi ko umuntu mukuru agomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 buri joro? Hari ibintu byinshi bikubuza gusinzira neza. Wakibaza ngo ni ibihe? Harimo gukoresha telefone cyangwa se televiziyo mbere yo kuryama, kunywa ikawa cyangwa se icyayi cyinshi nijoro, kuryama udafite gahunda ihamye. Ibi byose bituma ubwonko bwawe budatekereza ko igihe cyo kuruhuka kigeze. Hari abantu benshi bibaza icyo bakora kugira ngo basinzire neza, cyangwa se wibaza icyo wakora kugira ngo utangire kuzajya uryama neza ugasinzira. Reka nkubwire amabanga 5 yo gusinzira neza. Ryamira neza ku masaha amwe buri munsi. Ibi bituma umubiri wawe ujya ku murongo. Irinde telefone n'amatara amurika cyane mbere yo kuryama. Ahangaha koresha itara rito cyangwa se rimurika gahoro. Mbere yo kuryama ushobora gusoma igitabo kugira ngo urangarire muri telefone. Ryama ku gitanda cyiza. Matera n'umusego bigomba kutworeza mu gihe cyacu cyo kuryama, kuko bituma umubiri uryama uruhutse kandi wumva utekanye. Ijoro ryawe rihindura umutuzo. Fata iminota mike usenge, utekereze cyangwa se wumve indirimbo ituje. Ibi bizatuma ijoro ryawe riba ryiza. Niba udasinzira neza, irinde ibiribwa bikomeye nijoro. Ahangaha twavuga ibiribwa biboneka amavuta cyangwa se isukari nyinshi mu gihe cya nijoro. Gusinzira neza ni impano y'ubuzima bwawe. Buri joro uha umubiri wawe amahirwe yo kwisubiraho. Wari ubizi ubuzima bwawe bushobora guhinduka mu minsi mike gusa nugira gahunda yo gusinzira neza. Uyu munsi niba wamenye ikintu gishya, kandi like, sangiza abandi kandi ukore subscribe kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Murakoze cyane. Nitwa Sidras Muhire, tubana ku kiganiro cyitwa Wari ubizi nyura kuri channel yacu ya YouTube twitwa Dinafarm Rwanda. Ikaze. Ni by'agaciro ko warakoze subscribe. Mubwira ko niba wifuza kujya muri group yacu ya WhatsApp, jya muri description y'ikiganiro cyangwa se muri comment twayipininzemo link ya group ya WhatsApp, ubashe kubana natwe tuzacikwa n'ibiganiro byiza nk'ibi ngibi. Ikaze. Ikiganiro cyo nakagaruka cyitwa Wari ubizi kinyura kuri uyu muyoboro.